noneho rero Apotre Mutabazi kuba atavugwa ko rumwe mu gisata cy'ubukamana cyane cyane muri izo nzego zayo matitre nyuma yo kwidekara ko nk'umunyapolitike bisaba ko politique yadekaragiye gukora iyi ko sanzwe gukora politique sociale anyway faut voir qu'est monsieur ugaragaza ko anditse ibitabo byinshi cyane rwose najya kuvuguruzwa rero n'umwapotre winjije utarize ntago birakunda barahari mbagubwire bavuga utuntu tw'uturimi utazi bakatekinika utuntu tw'idigi nande kutuvuga utamenya bari bo bumvuze ntafite icyo bita encadrement académique avuga ngo ku ishuri ntago wamubaza ngo yakorana ikizamini Mutabazi ikihe umuvugaho yizi biki yigishijwe nande afitiye niveau académique ni ya théologie ni ya santé ni y'ubuzima théologie ni y'ubukamana ese ni education y'uburezi ni ya technology muri ICT nese yizi gisirika no muri make birasaba ngo umuntu abanza ni iki Apotre Mutabazi iyobokamana kuki batabyumva twagiye twakomeje kwabyara urakoze cyane uri kwinjira ahantu nashakaga abari byiza kubanza kubisasira kugira ngo abantu baze kumva uyu munsi kuri platform ya social media urahabona umupasiteri na mugenzi we basa n'abarwana kandi bapfa ibyo bemera kandi wajya kureba ukabona baravuga ko bemera kimwe izo ntambara z'amagati zituruka kuki urakoze cyane harimo za pike yanditse bivuga ntibyavugaho uburyo umwe we afite ko yabyivugiye yavuze ko ari urukundo agaragariza perezida mu mazina yombi Paul Kagame ni na abbreviation ni nacyo kizwa ariko nicyo giteretse mu bantu sawa ariko mu gifaransa muri francophonie abbreviation wayikoze abazi impamvu ayikoze anayivuze byababyo ko n'ibitekerezo bye ariko uyibona hatabaye kudefanda ntabwo nkanjye wabwira ngo ndabyemera ntumvise ko abivuze ntabwo nahita mwemera ko ari byo yego ndabeshya se yego yes ariko nta nubwo utegetswe kwemera nta nubwo mbitegetse n'utwazwa n'ubitindaho kuko nta nubwo cyanyemeza ibi afite ibitekerezo bye ni ibiki yego nta nubwo dubyemere gutyo yego gusorwa mu nzu kwa Apotre Mutabazi waruvuze nyirinzu byarangiye agiye mu itangazamakuru rimwishyuriza itangazamakuru ntiryishyuza sinzi itangazamakuru ryaba rihindutse urwego rundi rwa avoka ubugenzacyaha urwego rw'ibanze mu mitegekere yayindi centrale n'ubundi y'igihugu ese ubundi utekereza ko ari mpamvu ikibazo cya Mutabazi cy'inzu cyagiye mu itangazamakuru kandi twese ibyo bibazo duhura nabyo ariko ntibivugwe nuko itangazamakuru rya gikristo naryo rifite impact ku butumwa yego ko se rirahari ryo ahubwo rifite boss nshaka ko twinjira abantu cyane niko nakubwiye ese nshaka ko tuhinjira cyane kuko ukwiye kwibaza muri distance hagati y'umunyamakuru w'umukristo n'umukristo w'umunyamakuru ariko ibyo se nshaka kubyinjira muri aka kanya ubwo ndashaka kujya kuri impact ya social media kuri gospel nibyo twahamenyeye n'umusaruro bikomeje kugira ibitorero kuko amakuru yose azadusanga kuri ahantu twiyicariye kuri YouTube kuri Facebook kuri Instagram na WhatsApp n'ahandi hose kandi bikwiye kwishimirwa nubwo hari ibyangirikiye mu ibyo terambere cyane njyavuga ibyo atangaza ariko kandi yagaragaraga nk'umunyepolitike mu biganiro byo bitandukanye yigaragaje ariko ntatangariza abantu niba ari umunyepolitike ahubwo agakomeza gukorera politike muri apostolique nimba bivuze neza muri icyo kintu cya muri apostle title no kuba Kristo n'urujijo kubona umuntu afite abami babiri reka mbivuga gutyo yego nicyo gice kumubona atari kumubona nageze kujya kumvuga byari bavuze ngo ntiyishinze biraza kuza mu inkuru biraza kuza mu inkuru ariko nashaka kuguha kiyi kiganiro urakoze none tuze kureba ku kibazo afite uyu munsi
idini ryakwiye kuba rihagaze ute muri cyo. Murakoze cyane, merci beaucoup, merci Bikem. Abanyamakuru bahuye twese turi abantu nyine navuga ngo turi abantu tuzi kuvuga cyane. Apotre Mutabazi, ndagusuje cyane wowe dama kuri iki biganiro bitandukanye tukugezaho buri munsi ko bwije no kubukeye. Turi kuri EMTV cyangwa se Evangeliza Romande TV. Njye nitwa Bikem, turamenyeranye mu biganiro bitandukanye cyane cyane mu gice cyo kwanaliza cyangwa se gusesengura, kandi nzi ko ibyo tubagezaho bigenda bagira umumaro kuko mbona comment zanyu. Rero niba uri kureba kino kiganiro utameze neza, urwaye, ubabaye, dore iyi si nyine n'ibibazo kandi iratubabaza, kandi koko ifite rezo yo kutubabaza kuko Imana ntiyigeze twemerera ubuzima bw'umudendezo ku isi, tuyirimo turi abashyitsi. Aho bitameze neza rero ndagukomeje uririmba indirimbo ivuga ngo nubwo bitameze neza uyu munsi ariko ejo bizagenda neza. Uririmba indirimbo ivuga ngo uyu munsi umuntu ashobora kuba ararira ariko ejo impundu zikavuga. Kandi ndababwira ngo turi ku isi y'ibibazo ariko tujye tuzirikana ko Imana iri mu ijoro ry'ibisubizo. Ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umugabo hano yatangira rero atwibwira kugira ngo tumenye ni tugiye kubana. Clement Bagemahe, turi abanyamakuru, ndi umunyamakuru. Bikem arakoze ko baturi kumwe muri EMTV, Evangeliza Le Monde TV. Question d'Evangeliza Le Monde no kubwiriza ubutumwa bwiza isi yose. So nishimiye kubana nawe, kuba muri televiziyo yacu EMTV, Evangeliza Le Monde TV. Nakagaruka tuba tugiye mu Ikambere Gospel, Ikambere Gospel Talk, aho tugiye kugaruka kuri byinshi. Ndi Clement Bagemahe rero nkuko basanzwe tuziranye kuva kera muri social media zitandukanye, kuri platform zitandukanye, maradiyo, amateleviziyo. Ni njyewe sasa unakuvuga ngo ntuzugunyakira nk'umutumirwa unyakira inka. Ndashaka kugusobanura humura. Ya nibyo, uyu munsi turi kumwe na Clement Bagemahe. No kukwakira uyu munsi ndakwakiriye ariko ubutaha uzajya umfasha kwakira abandi. Ndi kuguha ikaze rya burundu. Clement Bagemahe rero tugiye kujya tubana mu buzima bwa buri munsi hano kuri EMTV cyangwa se Evangeliza Romande TV, kuko tugiye kubana mu kiganiro gikomeye gihoraho cyiswe ngo Ikambere Gospel Talk. Ikambere ujye uhumva. Ikambere ni gihe warenze mu mbere ukajya Ikambere kuri yo hahandi hatagibwa n'abantu bose, hahandi hagibwa abantu bizewe. Yego. Kandi habaye amakuru yizewe adapfa kuza mu kwinjirwamo n'uwari we wese. Yego. Yego. Iyo rero niyo mpamvu y'ikiganiro cyacu. Buriya hari ibintu byinshi dufite muri gospel ariko biri ahantu hiherereye, usanga bimaze y'iminsi rimwe na rimwe usanga na society itinya kubikoraho, kubinyeganyezaho, na banyirabyo byavugwaho ku buryo niyo bitinyutse aho ari kuriya buriya ntiyakabije. Kandi nkubwire ngo ntabwo njya ngakunda ko ngiyo bitinyutse ubwabyo ntibitinyitse, ngo kuyo bitinyutse ibintu biri contradiction bifite ikinyuranye n'iyobokamana, kandi byabereye mu iyobokamana. Ntabwo bitinyitse ku buryo kubivugaho ari ukubitinyuka. Nari nkunganiye. Yego, merci beaucoup. Niyo mpamvu uri hano. Niyo mpamvu uri hano. Rero ikiganiro cyacu niyo ntego gifite, no gutanga ukuri kubiriho, kubivugwa, ongera ngo kuri nyako, gutanga ishusho, gucukumbura, gufite ibimenyetso. Yego, gufite ibimenyetso. Yego, iyo niyo mpamvu. No tibyo bugenzacyaha. Ntabwo twebwe twambaye uwo mwambaro ubugenzacyaha. Hari igihe ushobora kubicukumbura bitanga ubugenzacyaha bukabifatira. Cyakora dushobora kuba abafatanyabikorwa babo beza ariko ntituribo. Abanyamakuru turabafatanyabikorwa b'abaturage bose, abaturage muri rusange. Niyo mpamvu twicaye hano, ntabwo tuba twicaye hano ku bwacu gusa, twicaye ku bw'abantu benshi cyane baba badukurikiye. So nicyo dushaka gutuma mikrofone rero njyewe na Clement Bagemahe, umunyamakuru wabigize umwuga. Ntabwo nabigize. Buri wabyigiye ntabwo warabigize. Wabigize umwuga nko gushakisha. Umunyamakuru w'umwuga. Ushobora kuzi ikinyarwanda cyane.
ya niyo mpamvu twicaye hano rero muri icyo kiganiro Ikambere Gospel Talk kandi Ikambere twamaze kwasobanukirwa ko ari ahantu hatagira abantu bose ni bamwe na bamwe nabwo amakuru yaho akorwa n'abantu bose azanwe n'abo bitabira yego babasha kugera mu bwira niyo mpamvu y'icyo kiganiro ni ryiza cyane ni ryiza cyane bwira isi yose kandi isi yose ibidukurikiye nyine niyo reality abantu badukurikiye mu bihugu bitandukanye bose turanabasuhuje abantu bose bakurikiye kino kiganiro uyu munsi dufite gospel kuri social media byagiye ku rundi rwego tutari turuzi kuko mbere abantu barasengaga bagaterana ariko bikarangiriraho bikaba byamenyekana muri uwo mudugudu cyangwa muri ako gace gusa ariko dusigaye tumenye ukuntu amaterano yo muri France yagenze tukamenya ibyabereye mu Burundi tukamenya ibyabereye mu Rwanda abantu bari muri Amerika ni intambwe nziza ubundi yari kwiye kwishimirwa ubutumwa bwiza bwaje online ku buryo byoroheye abantu benshi kwaccessinga ubutumwa ibyo ntabwo byazanywe n'irivuga butumwa ryiza byazanywe n'uwari wese byazanywe n'ubuyobozi bw'igihugu barangajwe imbere n'umuyobozi w'ikirenga mukuru kuko hajeho iterambere mu itumanaho n'ikoranabuhanga cyane rwose ibi rero ntabwo biri mu bihugu byose byo muri Afurika oya warubizi hari ibihugu ugeramo internet ikakugora ahubwo ntayibamo cyangwa oya zibamo ariko ziragoye ariko hari naho ugera na mugani ugasanga ntayo hari icyo kibazo nta munara n'umwe banazi gushinzeho bagira ngo ugiye kubarasa hanyuma rero ni ukuvuga ngo rero mu Rwanda ho imiyoborere myiza itekerereza abaturage ko no kujya kuri social media ikintu cyitwa imbuga nkoranyambaga abaturage batanga ibitekerezo bisanzura bavuga ntawe baniganya ijambo kandi n'abakeneye ayo makuru bakayabona byihuse kuko niba umuntu ashobora gufata inkuru iri ahantu ho muri Ngororero hepfo munsi gatoya ahantu bitaga za Kibirira kera niba cyitwa ko ntabyo nibuka ukava nayo inkuru hariya muri Cyome kari ka Cyome hara ku mupaka ku ruzi kwa Nyabarongo ku kiraro gitandukanye Muhanga na Ngororero hari centre twa Cyome umuntu akaba yakora inkuru hariya ari umuturage agafotora kerekana ibintu bibabereye ku buryo bituma inzego zijya kureba ibintu turi kubona bizenguruka ni Cyome bakajyayo ariko niyo mpamvu abaturage bose babaye abanyamakuru cyane so ibi rero ni neza y'Imana ishyira mu bayobozi bumvira Imana bakavuga ngo abaturage bisanzure none buri wese avuge ibigenda n'ibitagenda kuko bitagenda iyo bivuze bituma bikosorwa ubwo buryo bwose umuturage agatanga inkuru inzego zikihutira kuvuga hehe Cyome bivuga ko rero abaturage nabo bahawe accessibilities zo kuba abataramakuru abatangaza amakuru ahubwo abari professional nkatwe hamwe tukabihugurura ngingo tubalansingira mu kumenya ngo ni Cyome ubu ngubu iyi nkuru irareba gitifu w'umurenge waho wa Gatumba ese birareba meya wa Ngororero ese iyi nkuru uyu muturage yikoze n'uwa Muhanga byose rero ni neza ubuyobozi bwiza n'imiyoborere myiza yatumye abaturage bagira access kuri YouTube kuri internet kuri smartphone kubera ko niyo mpamvu wabonye ko igihugu cyose bagizengurukije icyo bita fibre optique ni bya bindi babonaga bacukura bashyira ku mihanda bazengurutsa so ni byiza ko noneho dufite opportunity kuri imiyoborere myiza abaturage baduha amakuru tugatara amakuru naho tuyatangaje akagerayo birenze igihugu cy'u Rwanda u Rwanda rero ruri ku rwego rwo hejuru muri Afurika mu bijyanye hari ibihugu byinshi byo muri Afurika za SADC na hehe nibyo muri CPGR bidafite amahirwe nk'ayo Rwanda rufite n'abaturage bafite mu kugira access ku internet muri social media system. Thank you so much. Ibyo byo nibyo cyane tubihuze na gospel rero ari byo nari ntangiye mvuga ngo uyu munsi dufite amahirwe akomeye kubera social media byatumye n'ubutumwa bwiza
tubasha kubwambutsa bukagera kuri aho tutari kubona itike y'indege tujyanayo. Ni ikintu kinejeje ubundi, ariko muri uko gutera imbere kwa social media especially kuri YouTube kuko ariho dukunda kuvugira cyane, byatubyarira ibindi tubasha kumenya tutari tuzi muri kwa kugikambere. Urabona hari inkuru nyinshi ziba zitrendinga kuri YouTube kandi zitwa iziyobokamana cyangwa zitwa iza gospel cyangwa zisanishwa na gospel. Nubwo no kuvuga ngo gospel itangazamakuru rya gikristo ari indi topic nayo yo kwibazwaho cyangwa yatekerezwaho byinshi cyane, ariko akaba ataronshaka kwinjira kuko itangazamakuru rya gikristo naryo rifite impact ku butumwa. Yego kose rirahari ryo ahubwo rifite boss. Nshaka ko twinjira abantu cyane, niko nakubwiye. Ese nshaka ko tuhinjira cyane kuko ukwiye kwibaza muri distance hagati y'umunyamakuru w'umukristo n'umukristo w'umunyamakuru, ariko ibyo sinshaka kubyinjira muri aka kanya. Ubwo ndashaka kujya kuri impact ya social media kuri gospel, nibyo twahamenyeye n'umusaruro bikomeje kugira ibitorero, kuko amakuru yose azadusanga kuri ahantu twiyicariye kuri YouTube, kuri Facebook, kuri Instagram na WhatsApp n'ahandi hose, kandi bikwiye kwishimirwa nubwo hari ibyangirikiye mu ibyo terambere cyane. Ndavuga kuri aspect spirituel cyangwa mu buryo bw'imyemerere. Yego niho hantu wenda ubona ashobora kuza gutinda. Yego nubwo hari ibintu byinshi twungutse, ariko ntihabuze na duke cyangwa bike bishobora kuba byarangiritse, cyangwa akabarangiritse byinshi akabari duke twarokotse. Byose birashoboka. Uyu munsi iyo uje kuri social media akenshi cyane ndavuga ku murongo wa gospel kuko niho turi Evangelizo Romande TV, ushobora kuvuga umupasteri bagahita bamusanisha n'uwo babonye kuri YouTube, izina pastor gahita ryambara igitutsi kubera imyitwarire y'umuntu waje aho yitwa pastor, bishop, apotre, utarigeze ugaragarwaho n'ishusho y'izina rye ngo ase naryo, ku buryo kuri rubanda, kuri societe rureba YouTube bataraba YouTube cyangwa badakorera ku musozi cyane, ariko bo babawukurikira, ku buryo iyo uvuze apotre, iyo uvuze bishop, iyo uvuze pastor bavuga ati twarabamenye. No rugero ngo haye tibyanyise ntitubize ntitubone ibyo mwirirwamo. Donc rya zina ry'icyubahiro rigahindutse igitutsi. Yego nirijyane no yego bakabihinda isura ijyanye n'ibyo babonye. Yego ya très bien, kuko na Bibiliya yabigize kirango muzabarebera ku mbuto zabo. Rero iyo mbogamizi irahari, ariko tukiraho insanganyamatsiko y'umunsi turayinjiramo neza, sibyo? Turi kwinjiramo. Ubu turajya muri recommendations zijyanye na social media kuri internet system. Birasabwa ngo habe abapastori b'ibyiciro bitandukanye. Abapastori babwiriza abantu badafite imyumvire y'iterambere, abapastori babwiriza abantu bafite imyumvire y'iterambere, n'abapastori babwiriza ibijyanye na vision y'ejo hazaza. Dushaje recommendation ntanzura yumvise ko ni bice bitatu vuze. None birazabwa ko umuntu ubona icyo bita social media ubu ngubu atarigeza yibona, ntabwo abyumva. Ubwe aracyafite ko ari inzaduka, araza kubyita izina ntavuze uzi. Arabyita izina ry'abarwanya Kristo mu Kinyarwanda. Yego bivuze mu Kinyarwanda nyine ni ibyaduka. So aba bapastor n'aba bishop n'aba apotre, aba evangelists, aba bahanzi mwiyobokamana mu icyo bititagazamakuru ry'iyobokamana rya gospel mu Rwanda rigomba kwaguka rikakiri ingufu, kuko nubundi ubona ari hafi ya ntaryo. Niyo mpamvu zabona uvuga ibintu uraha uri kireye ntabyumve, kuko system uvugiye muri Kigali ntayiba Kirehe. Niyo bagomba ko abapastor b'ibyiciro bitatu, abapastor babwiriza n'abavuga aduko babwiriza butumwa n'abahanzi bose bakora ibijyanye n'abadafite icyo bita modernism ya internet system muri bo.
abatayifite hakaba pastor bameze nkabo bababwiriza bazabumva iki kintu nicyo bita conflit technologique muri generation cyangwa conflit gene technologique mais c'est ça en francophonie urabizi ko ntago bo bihuza mu cyongereza yabona uzi cyongereza ngenda vuga igifaransa icyo bita abakimbirana ashingiye ku bantu bigiye runaka n'ibigezweho by'ubungu kandi mu gihe cyabo twe ntago twabagishaga impaka ntware turiho none baracyarebuzwa baraho turi mu byacu bashatse kubijora kutari kubyumva ndikubyumva cyane uyu mu pastor rero barashaka ko tuba nkabo ko bari kandi twe ntabwo turibo ntibinakunda ko twe turabo muri iki ntibinakunda kuko ibisitwe twabyigize nta ni system nubwo uwo pastor udafite donc umuturage udafite cyangwa umuyoboke turi muri gospel umuyoboka amana wayobotse idini runaka n'itorero runaka udafite imyumvire ya networking cyo bita network system cyo bita gukorera kuri za murandasi nabwizwa ubutumwa n'abapastor batigeze bamenye batanazi ibya internet system barajyana habeho abapastor babwiriza abazi icyo bita network system kuko nabo bazi icyo bita network system cyiciro cya kabiri icyiciro cya gatatu hari abapastor bavoliwe bavanshije babwiriza icyo bita network system advanced iri avance bavuga network iri mu cyerekezo gihambaye hejuru nibwo bizahura naho nuzana imbaraga za network iri avance ku mutazi network ntago birahura niyo conflit ya jeune technologique murakoze none se aho rero sinzi nimba icyo cyifuzo cyawe gishoboka kuko ntanze igitekerezo ntago mvuze ngo kibihame ariko nizo ntambara zihari ahubwo nyeka ko ahubwo washobora gutekerezwa uburyo cyakorwa system ikombina abo bantu bose ku buryo ntayihari bisanga bari ku murongo wo kumva ibintu ntayihari ko icyo kubyumvira muri system igiye dusohoye icyo bita conflit de generation niba kiravuga ngo zopinizi ni waya ni ndimi ubu bakaba baravuga ngo sharabara ubu ngubu ntabwo barahuza imivugire y'indimi bikwiye kuba bihuzwa ntabwo byakwiye bihuzwa kuko abavuga indimi mu kinyejana kibanziriza iki ngiki cyashize kiriya cyashize batandukanye n'abari kuvuga indimi muri iki kinyejana turimo icyo gihe bazahangana ubu noneho ziranigwa abo bazapinga abakera bapinga bubu ni gospel niyo bakamana yego siyo bakamana hano tuvuga aba bajya gusenga bakavuga nizo ndimi no sari kinyuramo kirimo kera abantu bize ku periode y'ababirigi parce que notre pays a été colonisé par les Allemands biza kuba bavanwamo na Conference de Berlin nyuma bahirwamo ababirigi haba icyo bita Congo Belge by'ababirigi bakoloniza uburundi n'u Rwanda na Congo ntabwo rero bari bafite amashuri icyo gihe bitwaga aba A3 mu izina ry'Imana bazi bari bien éduqués muri education ariko ntabwo ahinguka ajya kwigisha kubera iki harimo ba A0 voilà system ayiti mukubita kandi uramu A3 dusohoyemo afite education ikaze yo kuri periode y'abirigi kurusha periode y'ungubu ivangiwemo nayo makolonisation yose ngaho ngisha impaka turebe je suis professeur naye professeur Nyakirindwi urabizi se cyangwa nibyumvise nibyo mbyumvise arga uri ni grand frère ni petit frère Joel ni grand ni petit ni grand arabizi kubera ko urabona sinyoga nari twishe cyera biravuga ko conflit izamo kubera izo mpamvu zitandukanye icyo bita rero intellectualisme ni développement sur le plan intellectuel. Pourquoi maintenant ces chrétiens en question, nous sommes dans l'évangéliser le monde, évangéliser le monde. Maintenant j'entre en francophonie. Ni z'ubwaryo ni zina ry'ifaransa. Tiarezo. Ntabwo bihura tujye mwibuka Imana nyizina abantu barapfa ubusa. Burese akaba yamenye urwego rwarimo n'imyaka agezemo. Apana kujya gukonkiransa no guhangana n'umuntu mutavukiye rimwe.
niba neze muri francophone ngirize muri francophone hajemo system anglophone ndabihuza mu mubilenge ariko hari ubutahurizaho nese mbarage gupiki iyo bakamana kuki batabyumva twagiye twakomeje kabyara urakoze cyane uri kwinjira ahantu nashakaga abari byiza kubanza kubisasira kugira ngo abantu baze kumva uyu munsi kuri platform ya social media urahabona umupasiteri na mugenzi we basa n'abarwana kandi bapfa ibyo bemera kandi wajya kureba ukabona baravuga ko bemera kimwe izo ntambara z'amagati zituruka kuki zituruka ku makimbirane n'amatiku n'ubusharire bwa buri muntu bitewe nuko yavutse bitewe nuko yakuze barapfiki se ntibapfa ibintu byo biraho ngaho gusa bya kamere za kamere ingérable non géré parce que kamere niki nta muntu utagira kamere ariko abantu bose barya kubwiriza badafite za kamere batarigeze bapfa muri kamere aha none kuri wa wundi ubireba ari kureba nde pastor cyo ni cyambere ari kureba apotre ari kureba bishop hari ikintu yaramutegerejemo kubera iyo titre ye gusa buriya niho binapfira cyane tuzi le caractère d'un pasteur ukuntu za babita caractère pastoral yego ukuntu byagakwiye kuba biteye none se byabonye ibyo nibita bihinduka inkomyi y'ubutumwa bwiza 100%. No 200%. Ubutumwa bwiza ntago bushingiye kuri Bible nkuko bayisoma hariya gusa kuko gusoma Bible ntago byonyine bitwemeza ko urambaza nk'umunyamakuru ntago bitwemeza ko byonyine ari ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni ibikorwa byose byiza. Yego. Ubutumwa bwiza ari byo uvuze no guhinduka nyine ugasana nyiri ubutumwa. Iyo kene nyiri ubutumwa bwiza. Ari surusa y'ubwo butumwa. Na nyiri ubutumwa bwiza silver play not ubutumwa gusa. Yego, nta kibazo. So, nukuvuga ko rero ubutumwa bwiza nukuvuga ngo tushobora guhura ukanda ko gaklema abagemaye uri BKM. Kaje ndakubona usa n'ufite inyota. Silver play. Konzi gukunda gakoka gakonje. Coca-Cola ikonje. Yego. Ntago nyamamaje n'undi yari yamamaje yanabayeho ntarabaho. Aha. Banyira batavuga unayivuze batama uburenganzira birabareba. Niba ushaka kuvuga ngo mfite inyota ukayituma byibuze n'ukuri kw'Imana igihumbi kajya gukora igikoka cya kindi kigicupa kimeze ukuntu gikonje nkagotomera ko ndagigotomera. Vous évangélisez ukoze ubutumwa bwiza buguhaye kwerekwa ko mfite inyota ukojejwe n'imbaraga z'umubiri ariko wemejwe n'imbaraga z'umwuka wari ukwemere gutanga. My friend abantu babwiriza ubutumwa bagende gake twajemo itaza makuru y'Iyobokamana rigomba kuba ritafu. Ubwo no ubutumwa bwiza umpaye handaho n'undi muntu ati Imana iragukunda okay ashingiye ku Imana yamukunze ariko ngenda cyari mu gahuge kuko ngewe ntaremera ko Imana inkunda kubera ko ndi mu bibazo n'ibigeragezo hari imirimo utarabona nta ibintu ntarabona ugiye kubinyemeza for which reasons mbere yo kubinyemeza tu dois avoir quelque chose, tu dois faire quelque chose pour moi, ma vie. Ngo na Yesu arabikoraga dukwiye kuba dukora ubutumwa kuruta kubuvuga. Harije abantu kuko gukora byihutisha va message kuruta kubura umuteori kuririsha. Rero abantu bavuga babona ubutumwa burigenda bupfapfana. Ntabwo abakora ubutumwa bubi babwitira ubutumwa bwiza. Ari abantu bahamagariye gutanga ubutumwa bwiza ahubwo barivanze. Banavangira nyiri ubutumwa bwiza. Voilà. Aho ngaho no bibiri yigera mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo mumenye yuko mu minsi y'imperuka azaze bigoye birushya abantu zaba bikunda bakunda impiya birarira bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. Bambaye ishusho y'intama kandi ari masega ari birura ari amasega. Yego. Birura ntago cyubika isega. Uri kumva bazaba bambaye ishusho yo kwera ariko bihakana imbaraga zako. Tugende gatoya cyane tuganira kuri uyu munsi mu bijyanye wenda na trends za gospel kuri YouTube bateretse umugabo bita Apotre Mutabazi muri iki gihe tugezemo afite comportement yagiye agaragaza zitandukanye atumvikanyeho kimwe n'abarokore cyangwa bitavuzweho rumwe kandi ku gice kimwe ukabona bafite rezo kuko bamubonye
yitwara cyangwa avuga uko atagakwiye kuba avuga nka apotre, ariko ngenda shinja kuri iryo zina gusa apotre, kuko twavuze ngo pastor. Ariko noneho ndashaka ko tuza kurebera hamwe nge nawe. Sinshaka gukora detaye y'impamvu zabyo byose, kuko twese dukurikira social media y'impamvu bavuga kuri Mutabazi cyane. Niyumvwe kimwe mu bakristo. Ndashaka ko tuza kurebera hamwe ni gute itorero rya Kristo cyangwa idini ryagakwiye kuba rihagaze mu kibazo cya Mutabazi uyu munsi wa none. None ahagaze kuri gutyo mu biki kugira ngo mvugire rimwe. Yego. Mu biki uyu munsi yemeje ko ari apotre, ndavuga mu nkuru ze zatambutse, kuko hari n'indi avi afite mu gihe gisa nk'iki y'ibyo atangaza. Ariko kandi yagaragaraga nk'umunyepolitike mu biganiro byo bitandukanye. Yigaragaje. Ariko ntatangariza abantu niba ari umunyepolitike, ahubwo agakomeza gukorera politike muri apostolique, nimba bivuze neza, muri icyo kintu cya apotre, muri apostle title. No kuba Kristo ni urujijo. Kubona umuntu afite abami babiri, reka mbivuga gutyo. Yego nicyo gice. Kumubona atari kumubona nageze byo kumuvuga byari bavuze ngo ntiyishinze. Biraza kuza mu inkuru, biraza kuza mu inkuru, ariko nashaka kuguha kiyi kiganiro. None tuze kureba ku kibazo afite uyu munsi, idini ryakwiye kuba rihagaze ute muri cyo. Urakoze cyane, merci beaucoup, merci bikem. Abanyamakuru bahuye twese turi abantu nyine, navuga ngo turi abantu tuzi kuvuga cyane. Apotre Mutabazi Kabarira, Sikabarira afite uburenganzira mu bitekerezo bye bwite, kuko buri muntu wese avuka ku giti cye bwite. Nyuma yo kuba hashobora kuba icyo bita ibikorwa biologique cyangwa ibikorwa biteganyijwe ko bikorwa umuntu akabaho, akibuka ageze muri icyo bita placentation, ageze mu ngobyi ya mama we, akayikuriramo amezi 9 cyangwa 12, pe importe ko umuntu wese yatinda mu ngobyi, ariko bikarangira avutse akagera imusozi. Umuntu atangira kugira uburenganzira bwe agisamwa, kandi agira uburenganzira bwe icyo bita droit d'expression, droit uburenganzira bwose abufite. Niyo mpamvu ushobora kuvanamo umwana, abantu bavanamo inda bahanwa n'itegeko. Dusimbukiye ya genetique, tuyisimbukiye iyo stade, iyo period. Arageze imusozi, uburenganzira burakomeje, n'uruhinja rakomeje. Ndiko Apotre Mutabazi burakomeje uburenganzira. Agiye muri kera, ntago ngiye nize kuri gardienne, ngiye ntago ndubakira, ariko ntago nayizeho, ariko nakomeje muri primaire mu myaka yagenwe. Badufataga gutya ikiganza hano, ubucyana arenze shobora gukorana hano. Uburenganzira bwe burakomeje. Apotre Mutabazi Kabarira afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo bye uko abyumva, akitwara uko abyumva, akavuga uko abyumva, iyo bitabangamiye umudendezo n'umutekano w'umuturage cyangwa uw'igihugu. Wabisobanukiwe cyane rwose. Banza wumve wimbajije kano kanya. Kuba ari aposto, buri wese ni apotre. Apotre ni iki? Ni intumwa. Nanjye ndiyo, nawe uriyo, kuko twaje soumission céleste, soumission diaïque, divine. Twaje mu mugambi w'Imana, twatumwe n'Imana. None bandi intumwa natumwe n'Imana, sindi apotre se? Bishatse kuvuga ko apotre buri wese ni apotre. Hazamo ikinyuranyo iyo habayemo abapotre bakuze basengera abandi ba apotre, bakabasiga amavuta kugira ngo bayobora abandi ba apotre batoya, icyo bitakorera abandi mu mwuka. Babyumva turi muri gospel hano, aho turi kujyana. So Mutabazi rero declaration zo kuba apotre ntawe uzijyaho impaka, kuko aba apotre ni benshi mu gihugu. Nanjye kuvuga akantu katari keza, ariko uriya muntu winjiwe w'ikibonjiri hari abanza n'abari apotre, niba ari apotre nanjye kuvuga aba apotre nawe, ariko ndahise mutinya, sinu mpise mpabuka, kubera ko ndikonde kundega itsungiye nanjye kuvuga aba apotre, ariko nanone ntibimbuza kubivuga ko nta cyane hagaramba kuri mikoro ngiye ni karita niyambariye, we yenda ashobora kuba ifite cyangwa afite indiki. Hari abapotre na kapotre, kubera iki bishatse kuvuga ngo hari abapotre none bikaza kuzama akajagari k'abapotre.
ndakajagari niko natinze kuvugaho banje gusasira ngo atandakarira iyo hajemo none akajagari k'abapotre ni igihe hari abapotre babyerejwe nyabo hakazamo n'abatari ba nyabo ntumbaza aho ushatse gushyira Mutabazi ko Mutabazi ari mu ba apotre babivuze ko ari apotre kandi nawe avuga ko ari apotre ubwa apotre ntabwo mbutindaho kuko abapotre bariyizi baranaziranye nanjye apotre nk'umuntu waje sous mission divine y'Imana ndi ntumwa y'Imana komisiyo zanjye Clement Bageme nimara kuzi accomplice uzaza kumerekezaho mwana sinzi iyo bazanjyana bamwe bavuga sinzi ago mbisi misiza birangiye aka kanyero apotre Mutabazi kwitwa apotre yabyiyita yabyerezwa noneho umukuriye mu bapotre cyangwa bishop akamugira apotre noneho ubigenderamo no mu ijambo no muri Bibiliya ntago bikomataho kuko bafite amahame yabo abagenga ariko kubuza apotre no kuvuga ngo yidekara nk'umunyapolitike kwidekara nk'umunyapolitike ntago biraba ikibazo kuri nge kuko ngi ubwanje buri wese tuba mu buzima bwa politike siyanse politike nayiciyemo narayizi niba turi gukora ni politique de media ni politique utanga ibitekerezo uriye mu cameraman yize politique yo gusaka yo gufata amashusho no gufata amashusho no twasakaza iyo policy arayifite politique n'abantu batazi icyo bita politique ibintu byose babigira intambara no kujya guhinga ni politique de l'agriculture politique y'ubuhinzi hari politique y'uburezi hari politique y'ubuzima hari politique y'ubumenyi ngiro WDA urashaka ko ari byakoze cyangwa ari bikoze no muri za IPRC n'ahandi hatandukanye ariko ni politique ziki z'ikoranabuhanga n'ibintu nk'ibi byose politique y'abakamana irahari niyo mpamvu abaza université zitanga des documents académiques les documents académiques sont des documents ukora ukabona icyo bita licence comme licencié agréé mwemewe ibyo tucyajyana ariko izo les académiciens betela iyo bijemo rero académique undi ni ibintu by'igiciro byo muri université mashuri ya kaminuza iyo bukamana rijemo rero nka apotre Mutabazi kuvuga ngo yidekere nk'umunyapolitike arabyemererwa nabyo umuntu asanzwe ari umunyapolitike kuko na buri wese asanzwe ari umunyapolitike no kuganira ni politique de dialogue politique de langage cameraman ndi kubivuga ntabyumve hari politique sociale y'umusangiro bayita politique sociale ikibazo si politique ni bikorwa byose dore nkora mu gutambutse afite politique yo kwambara neza kandi umuyobozi hano ntago mpavuze rero kuba ashobora kuba apotre akidekara nk'umunyapolitike ntabwo nziri bari dekara nk'umunyapolitike muri politique centrale atari muri politique sociale murakoze mbo reka tubisesengure tubyanalize muri politique abantu nyamwinshi batekereza ariko nayigishije iyo batekereza ntabwo ari iyo uri kumva buretse gake mbabari ihangane gato niyo uzavuga ngo reka dango rya abanyapolitike najya muri politique ko bashatse kumutoranya ngo ayobore isibo ariko ubwe ni umuyobozi kuko ariyobora yafite umuryango akabara umuryango we kandi kuyobora no kuyoborana ni ukuzuzanya kuyobora si igitugu kuyobora ni ubwumvikane demokrasi akomeje kugira ngo ababyumva bumve ko buri wese aremwe muri n'Imana ubwayo yatubumbye muri politique itworeza Yesu muri politique Imana ishwana na shitani muri politique shitani araza abantu ngo wasiguye n'ishyano bamudukubitaho baraza tuzengereza baza kuducungura muri politique Yesu aje kuducungura aducungura muri politique ajya mu kuzimu gufata kurwana shitani yakubiswe kwanza n'abanyamadini niwe bamukubisa amacumu warubizi baramuhamya Yesu birangira ku musaraba ngo ati gutabukamo bitabukamo kabigisika ngo buri wese yigirije ugiye twihana abatabanje gutanga ibitambo by'amatungo
Yesu ageze mu kuzimu 3 jours yazimazemo ari mu ntambara abikora politique byose n'ibikorwa biri politique ariko bika politique divine mu bikorwa by'Imana ajye gwaka imfunguzo ngo amwaka imfunguzo zakingiranga ibituro by'abera ibyo byose n'ibikorwa politique tinya Yesu wazaza mu imfunguzo zikingira ibituro by'abera ntiyica shitani mwa ako tukareke tuzakadebata ubutambure Evangeliste Le Monde ndabeshye ntiyamwica amudusigiyemo naramusizeho ubushobozi nibyo ari gukora aje kudutungura ari kudutungura yaramufite ubushobozi bwo kumwica kumwica ntakomeze kutuzengereza n'ubu ariko ntiyabikoze itegeko rikaza rya Mose mu mategeko 10 ati no kubitekereza gusa bingana no kubikora toujours ni politics kandi zisamikiye kwiboka Imana amugabo wowe turi kumwe wowe cyangwa ntago oya turi kumwe ndi kukumva niyo mpamvu ritangaza amakuru ry'iyoboka Imana rifite uburyo riteye rirakomeye cyane. Apotre Mutabazi rero ni apotre none kwideklara nk'umunyapolitiki muri politique centrale yadeklara ko ashaka kuhe mwanya agiye gukora iki noneho twinjire kuko abapotre basanzwe buriya muri byiyoboka Imana ntibamuvugaho rumwe kuko yavuze ikintu gisa nk'icyo bo batavuga yego bisa asa nk'uyijanditse kuko akoze ikinyuranyo deja yaforomye inkuru abapotre basanga afite politique yiyoboka Imana kandi abapotre ni bakuru ku bishop niko njya numva bishop banza ari mukuru ngaho urambabarire batajya kurwana basanzwe banarwana ariko batagira abo tumanura mu cyubahiro n'abareveraye ntitubamanuka ntimumanuke ukagira Imana we ibyo nitubizi ni usanga uzaze hano tugutumire ubitubwireho none rero Apotre Mutabazi kuba atavugwa ko rumwe mu gisata cyoboka Imana cyane cyane muri izo nzego zayo matitre inyuma yo kwidekara ko nk'umunyapolitike bisaba ko politique yadekaragiye gukora iyi ko sanzwe gukora politique sociale anyway faut voir qu'est monsieur ugaragaza ko anditse ibitabo byinshi cyane rwose najya kuvuguruzwa rero n'umwapotre winjije utarize ntago birakunda barahari mbagubwire bavuga utuntu turimo utazi bakatekinike utuntu twidi nande kutuvuga utamenya bari bo bumvuze ntafite icyo bita encadrement académique avuga ngo ukwishuri ntago wamubaza ngo yakorana ikizamini Mutabazi ikihe umuvugaho yizi biki yigishijwe nande afitiye niveau académique ni ya théologie ni ya santé ni y'ubuzima théologie ni yoboka Imana ese ni education y'uburezi ni ya technology muri ICT nese yizi gisirika no muri make birasaba ngo umuntu abanza niki Apotre Mutabazi aravuga ibintu reka mubwire ko nkange Clement Bagemashe twicanye kenshi ko ngewe ndi umuntu mu interview akanavuga ngo Bagemashe afite atemwitisi nkiyo nteyemo yigaza bajya kumutera amabuye kandi ibyo bavuga byo nyine politique nkweretse ko no gusangira ari politique sociale kera abantu basangiraga urwagwa bagasangira urwagwa bagahana inka n'abageni ndabeshye communication kwandikirira kamera bari cyangwa kwandika message beke mu bitese ejo tuzahora risangaye deja ni politique ya communication na information uri muri detail ama politique cyane kugira ngo yego twumve hari encadrement arimo cyangwa yagiyemo ubundi ikintu cyavanze abantu nkuko umaze kubivuga ama politique menshi agiye atandukanye okay ikintu cyavanze abantu nukubona apotre sibyo cyangwa intumwa ya Kristo intumwa y'Imana tubishyire mu kinyarwanda apotre ntago sone intumwa y'Imana ashobora kuba apotre ari intumwa y'umuntu ari intumwa tumwumve muri contexte religieuse kuko niho yi expressinze cyane nitujye kwanaliza apotre cyane yego rwose ni intumwa y'Imana nicyo twasobanukiwe cyane muri iki gice cya gospel icyacanze abantu cyane ndavuga umuryango wa Gikristo nuko bani intumwa y'Imana itagenda sibyo cyangwa itavuga uko intumwa yari ikwiye kubivuga kuko mission ya mbere yivuga butumwa no kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo
butari ubw'umuntu cyangwa ishyaka runaka. Yesu yamamaje iki, yavuze iki? Yesu cyane rwose aho ngaho rwose uravuga neza. Mirongo migari ye. Declaration Yesu yakoze muri Yesaya ni byiza cyane kuko ashakisha rero inshuti bakunzi agiye ushaka 20 muri za Yesaya. Yesaya ni umuhanuzi mukuru muri Bibiliya, Ancien Testament, isezerano rya kera. Ni umuhanuzi mukuru kandi wagiye uvuga ni mu bahanuye ko Yesu azaza, ngo azaza umuntu udasanzwe. Yesaya, ba Yesaya, ba Yeremiya, ba Ezekiel, ariko nanjye ndabizi pat. Yarabizi cyane. Hano turi kuri Evangelize Le Monde, ikiganiro ni Kambere Gospel Talk. Ngedi Clement Bagemahe ndi umunyamakuru waho ndetse na Bikem. Mu gihe kireba icyo cyanditswe, ese bimeze gute kugira ngo abantu bahuze ubu buryo bwose bw'imiterere y'iyobokamana n'ubuzima busanzwe? Mubanze mumenye ko abantu bajya kujya mu miterere y'iyobokamana barabanje mu buzima busanzwe, uko tubona ngo tubyara n'amato n'amadini, ngo tubyarwa n'ababyeyi. Ndabejeze ahubwo tororiza cyangwa idini rizana umubyeyi mu buryo ngo bw'umwuka, niko babivuga. Impamvu sizo ngo harimo ngize icyo bita dute méthodique, dute ya Descartes muri philosophie. Yego umeze nk'ubishidikanyijeho. Si kinyajana cyane bagiye kubyandika ntabwo nari mpari, ariko tubifata nk'ihame kubera ko byarabwirijwe, kandi nanone ariko banditse ngo Bibiliya ngo ntabwo wemerewe kongera akantu. Yego no kukagabanya. Ubwo nyine no kiri byo wongera ibyo birakureba. Ntabwo nakongera. Apotre Mutabazi mu kuvugwaho no gushidikanywaho kubera ari apotre, nyuma ati ndi umunyapolitike. Nge nagaragaje ko asanzwe ari umunyapolitike nkuko nawe uri umunyapolitike, n'uri ku nkamera ari umunyapolitike, n'ibike mu ushaka ngo byanditswe ari umunyapolitike. Twese turi umunyapolitike, ahubwo politike mu byiciro bitandukanye cyangwa muri domaine zitandukanye. Kuko abana politike y'umuryango, politique familiale cyangwa politique de la famille, ibyo byose rero bikazamo ko izi mbaraga iritangazamakuru rizamo. Apotre Mutabazi kuba atavugwaho rumwe n'abapotre n'ababishop n'abapastor bamuvugaho nk'uwatandukiriye. Niyo mpamvu navuze ngo ndashaka kumenya muvugaho bafitiye qualification academique, cyane cyane no mumenye bwa science politique na analyse politique. Ese abamuvugaho baba atari mu nyangire, byaba atari ko bamukunda. Ariko nanone Mutabazi nawe kujya gutanga cyo bita confusion ku bantu badafite level yo kumva cyangwa n'abafite level yo kubyumva ibijyanye na pastoral na bishoperal baho na apostolique, ibintu nk'ibyo bijyanye n'ibyo agata bacanga. Ariko yavuze ko avugira muri dimension ya kane. Impamvu dimension ya kane ivuga ni kandi wasanga undaba ari kumwumvira mu ya mbere. Ni impamvu navuze ibyiciro byivuga butumwa bya pastor cyangwa mu ya kabiri. Papa urumva yahuza na societe. Nose ko navuze uko ibyiciro bya pastor agomba kubaho n'abapastor agomba kubaho, abajyanye na nicyo bita icyo bita network system. Bivuze hakiri kare wari muri dimension arimo, abandi bari muri dimension zo hasi cyangwa zimurenze. Ashobora kuba ashaka kuvuga ibintu atarageraho ububasha bwo kubigeraho, abamwumva bagasanga aracyari mutoya. Hakaba n'abamwumva yarenze, hakaba n'abamwumva bari kuri même pied d'égalité, ariko bari cyo bita ubushakashatsi na talkative system. Donc cyo bita kumenya kuvuga no kwisobanura. Afite cyo bita donc afite icyo bita l'éloquence, esprit de convaincre. Esprit de parler et de convaincre. Oui. Esprit de parler et de convaincre. Kuko kuvuga bitandukanye no kwemeza abantu ibyo uvuga. Yego. Rero uyu madimension arimo buri wese agira dimension ze. Yego. Nese vuga buri 4e dimension. Ni nkuko nkanjye Clement Bagemahe. Ntabwo nkifite kumva ndi fier yo gutekereza mu masanse atanu. Ngomba gutekereza muri 6e sanse ngewe. Kuko ni sanse de recherche, ni sanse ya philosophie. Kwa ba 5 sanse zizwe. Nje ndi muri 6e sanse y'ubushakashatsi. Niba utari muri iyo sanse so bajya kungisha impaka nkandi waje tukicarana tukajya impaka.
aha reka tujye muri dimension nidushaka tujye muri dimension ya mbere. Hari ikintu ugezeho mu kanya gikomeye uti abantu bavuga kuri Apotre Mutabazi abapasiteri bagenzi be bagaragaza ko batamwemeye n'ababishop n'abapasiteri n'abavuga butumwa. Warushaze wango barabiterwa n'ishyaka ryinshi, barabiterwa nuko ari gukora ibintu atagakwiye kuba akora, barabiterwa na jalousie. Ariko ngenda ndashaka kuza sugukwepa uwo murongo. Hari ikintu nshaka kwemera muri iki kiganiro. Ndemera ko hari amakosa Mutabazi yakoreye muri iki kibuga cya gospel wenda tarakwiye gukorwa ndatitireye. Uri kumva? Twabonye misiyo y'umwapotre cyangwa intumwa y'Imana nk'uko abigishwa ba Yesu Kristo bari bameze akavuga ati mwebwe rero ni muhaguruke. Zishingiye ku mirongo migari ya Yesu. Nyine niyo mpamvu tuza kwibaza muri iki kiganiro, umuntu uvuga ko ari intumwa y'Imana akwiye kuba agenda ute cyangwa nihe misiyo yambaye nyamukuru. Nuko utanyumvise mbere bikemo ndagufasha. Nta utari intumwa y'Imana kwizi ko twese Imana aradutumi. Kuvuka byo nyine ni misiyo duhaye ngo tuvuke ifite iki yaduteganyirije gukora kwisi. Ariko ntabwo twese twabyakiriye. Kubyakira twabyakiriye ahubwo babyerejwe kugira ngo bashumba abandi basindagiza abapotre intumwa ntoya nibo bashobora kugira icyo bita conflit de generation muri icyo cyiciro. Muri icyo cyiciro urakoze cyane kuvuze ko hari ababyerejwe. Hari ababyerejwe rero basindagiza abandi batera abandi umucyo bigisha abandi batoza abandi nabo baberekera muri ya mirongo y'icyo cyiciro. Twemeranye kino kintu. Reka mvuga iki kintu sibyo. Abantu benshi, igice cy'abantu benshi cyane kuri situation ya Mutabazi nabahonda bahonda ibitekerezo bye. Yego, bahonda ibitekerezo bye banagaragaza ko batemeranywa nawe ku bintu yagiye atangaza byinshi bigiye bitandukanye. Yego, mwiyobokamana cyane cyane ni igice cy'abamukomantaho cyane nabo mwiyobokamana kuko babona atameze uko bo batekereza ko yaba ameze, sibyo? Kubera yamyumvire n'imitekerereze y'idini cyane cyane bakabona ahubwo ameze nk'uwagambaniye ubutumwa bw'isi. Ndi kuguha image y'abantu bakabona ameze nk'umuntu wagambaniye ubutumwa bwiza. Mu biganiro yagiye akora bitandukanye yazaga nk'intumwa ari nacyo ashyira imbere cyane ku buryo bamubazaga n'ibya politike akavuga ko atari umunyepolitike. Ariko mu kiganiro aherutse gukora cya nyuma mu minsi yashize none yemeye ko ari umunyepolitike ku buryo n'itangazamakuru ribimubajije ubwoko bwa politike ye n'ishyaka rye yanga kuritangaza. Ariho nyine ubwo n'urujijo tukiraho. Yego, on ne joue pas la politique avant la politique et on ne joue pas la politique après la politique. Reka mbivuge ngewe nta ukora politike mbere ya politike, nta ukora na politike, nta nukora politike nyuma ya politike. Politike iri stable. Ntabwo rero wamutegeka gutangaza umurongo wa politike n'ishyaka rye igihe cyo kubitangaza kitaragera niba ashaka kwideklara nk'umunyapolitike wihariye. Cyangwa washyiraho na parti politique. Yego, icyo ngicyo cyo n'uburenganzira bwe kuko ibitekerezo by'abaturage ntabwo bigomba, ntabwo watuvamo mu muturage ibitekerezo wowe nk'uko bishaka uko nafite droit yo kwifata. Yego, yabazwa n'abanyamakuru yarekoje press conference cyane yari press conference. Niyo amaje ikinyuranye rero nicyo bita mina, donc icyo bita gahunda y'umunsi akajyaho umuntu ubona ikiganiro akumva tayari arambaza n'ikindi kirenzeho. Mutabazi yasubiza uko ashaka ahubwo bategereze bagomba kubaza se kugira ngo uzatangarize
umurongo wa politiki niba ugiye kubona ishyaka ni mu kihe gihe nkanjye nakomeye kumubaza igihe bizabera kugira ngo tumutegereze kuko ntabwo nshobora kudatangaza politiki yanjye aka kanya nkazitangaza mu gihe kizaza kuko ushobora gutangaza politiki aka kanya umurongo wawe sometimes igihe cyabyo kutangaza kitaragera none bagomba kumwaka indi randevu indi randevu urateganya nase ntabwo turi kujyana urateganya kuduha icyo gisubizo nta confusion muri biriya by'ubambungiye nta confusion yashize mu bantu nta nubwo umutegeka ngo vuga ngo ishyaka ryanjye ni cyangwa se nshaka gufata uyu mwanya niyo bari kubwiye ngo yadekara nk'umunyapolitike muri politiki centrale aba ari ubuyobozi n'imitegekere kuko dufite itegeko nshinga abantu bose bayobora bayoboresha itegeko bajyana n'itegeko nshinga kutabyumva wowe ndi kubyumva twese turi abanyarwanda urakoze cyane rero nicyo nge mbona we kurenga urwo rwego akadeklara kandi azwi mu gisata cyo kuvuga ko ari apotre mu bandi ba apotre bose bahari nicyo cyacanze abantu kuko atangaje ikintu abandi benshi bakora batatangaje abandi benshi bakora batatangaje ariko kigakorwa bakagikora batagitangaje buriya we icyo yashizemo ni inkuru yo kuvuga ngo ngero ndi apotre ntangaje ko je déclare que ndi umunyapolitike kandi naberetse ko buri wese ari umunyapolitike ku isi okay ubwo none reka mpoze ibitekerezo byawe bivuga ngo umuntu ashobora gukora politique ari no muri religion niyo politique ahubwo centrale non il y a plusieurs sortes de politique exactement maintenant dans la politique religieuse politique religieuse we non aussi yarimo wese yarimo non asanga ari muri politique asanga ari muri politique centrale hari yasanzwe kwisangamo twese aposte ya aposte rero ni politique de religion ni y'amadini n'amatorero none adekara indi politique ariko nta idefinition ahubwo se buretse kudekarara politique mu yindi birakwiye donc ushobora kumupoliticier muri category nyinshi aho ngaho uratuma njya kumutekerereza ariko yagaragaje ko nabibuza n'ubumenyi rusange wenda ubumenyi rusange rero niba taravuze ko ashinze ishyaka ya politique rije ko imirimo yineye mu gihugu kandi nabwo ntiyaritangaza ritemewe ngo ryandike bakomeje guta abantu mu rujijo ntabwo ari urujijo asanzwe umunyapolitike abwiye abantu ngewe ndi umunyapolitike wenda yari umunyapolitike utarabyemera none se abaturage abayoboka amana ntabwo bazi ko abapasitoro babo ari abanyapolitike cyangwa ntabyo bazi ntabyo bazi kuki batabizi wowe se urabizi nuko batabivuga nuko batabidekarara none se abo babucumbye n'impumyi cyo ntabwo ari impumyi technique l'art donc la politique technique l'art de convaincre si bose bafite ayo maso aho rero kuri iyo reka tugarekeza kuri Mutabazi ariko twabivuze jisho urifite ntabwo ari bose bafite umunyamakuru yego ntabwo ari bose bafite nese nshinzwe iki niba atarifite bayimenye kuri hari bayagire uri kumva oya muri iki kiganiro cyakora hari ikintu wagize kiriya pe nishimiye nuko abantu bose bafite ubwoko bwa politike bakina zitandukanye babamo uyu muntu ubwonyine no kuremwa aremwe muri politike kandi politike ntibyenda ko bari ikibazo byagizwe ikibazo n'imyumvire abantu bafite kuri iryo jambo ni igisubizo n'umurongo mugari abantu biha nyuma bakagera ku ntego runaka bitewe na methodology na strategy bakoresheje zaba nziza cyangwa zaba mbi bitewe n'ubibona cyangwa bitewe n'umusaruro w'ibikorwa uwo murongo mugari ushobora kuba uri mu gisate cy'iyobokamana niho hambere ahubwo uwo murongo mugari ushobora kuba uri mu gisate cya ekonomi cy'ubukungu cyangwa cy'ubuzima ushobora kuba uri mu gisate cya la vie sociale imibereho myiza uri kumva nabivuze Clement reka nkore synthèse gatoya y'ibitekerezo utanze maze nkubaze kuri Mutabazi ku ishusho yawe kuri Mutabazi wagaragaje ko Mutabazi avugira dimension iri hejuru y'ababwira sibyo se yavugiye muri dimension ye ahubwo abamwumva bari mu zihe dimension n'imitekerereze n'imyumvire pari raporo ya comment ziza zimusubiza ntabwo abantu baba bamwumvise bashobora kuba batamwumva kuko ari hejuru ye yego cyangwa bari hasi ye
cyangwa niba bari ku rwego rumwe nawe yego metodology yo kubyumva metodology hajemo ikindi kintu uburyo bwo kubyumva ubwo aho ntibaba bakeneye abafasha myumvire uri kumva kabiri wagaragaje ko ari amoko menshi y'amapolitike kandi abantu benshi baba babizi batabizi uri kumva sinzi nimba bose babizi koko gusa wasobanuye politike n'ibyiciro byayo tunakarasa Mutabazi ku kiganiro kwitangira mu itangazamakuru kivuga ko yabamenye politike nubwo atasize yeruye igice cya politike agiye kubamo nyuma y'icarasanzwe mu kiyobokamana ari nabyo bikomeza guteza urujijo mu bantu kuva mu gice cya politike religieux ujya muri gice cya politike centrale cyangwa iyindi iyo ari yo yose ubundi kugeza ubu ikibazo cya Mutabazi ni naho hantu batumva niyo mpamvu nakubwiye ngo ntibashyikira abatabyumva ni bande ngenda bivuga reka n'umunyamakuru abatabyumva n'abari muri politike religieux nicyo gice kinini kuko ubwa mbere yiye expression ngayerekana yaje ari muri politike religieux kandi politike religieux igira imirongo yayo ariko none reka nanjye nkubaze ligne biblique ziyobora Mutabazi ajya kujya muri politike yavuze ko ari umunyapolitike yasezeye ubwa post yasezeye politike yiyobokamana ntabwo yayisezeye ahubwo yakoze declaration nshyashya agasezeye ahandi none icyo kintu nkawe mfite umugisha ko turi kumuri umunyamakuru wa gospel wa gikristo kandi wasomye ijambo ry'Imana wasomye n'amateka ubu niwo mugisha uhari icyo kintu nta rujijo rurimo yego rurimo iyo umuntu asanzwe azwiho ko ari apotre w'itoro runaka ko ari umugabura w'ibya Yesu nushaka ubitwara uri ari umuvuga butumwa ukoresha Bibiliya nyuma hakazamo indi version cyangwa indi version itandukanye nabyo abayobokamana abayobokamadini nabo bakorana muri icyo cyiciro cy'aposto ntabwo bahita babyumva ntibanabyemera abari muri iyo domaine religieux ntabwo babyemera abona ko yavangiwe yatanye yayobye kubera iki noneho none ko naba yatanye wibigenekereza tuvuga ikinyarwanda uko gikwiye kuvuga yatana kubera imyumvire yabo ngabo ariko ntabwo yaba yatanye kubera imyumvire ntabwo icyo gihe bigezaho ntabwo tubikomora uko tubyumva tubikomora uko Bibiliya ibyumva kuko turi kuri cya kintu cya religion ubundi intumwa y'Imana apotre dufite misiyo twese twabonye ko turi intumwa ariko hari zabyerejwe muri Bibiliya atarakoze politique centrale mumbwire urabwira Daniel yarabaye guverineri urambwira se Paulo yereza amategeko akanayakoramo urambwira Yesu se ariwe mwami wa byose urambwira ndeze nyine ikintu cy'ibyumvire gukomeza ugarukaho nicyo kintu ubundi kici ibi bintu byose kuko na Yesu igihe bamubazaga ikibazo ati uvuga iki ku mategeko njye ntabwo nazaga no gukuraho amategeko ahubwo naje kuyashimangira uri kumva naje kuyakomeza ubundi si uko politike centrale na religieux ntabwo ari abakonkira sabakeba ubwo nabantu bakwiye buzuzanye nakoze uko bakwiye ko nakoza ngo mukuru nuwuhe uri kumva mukuru nuwese uwo muri centrale no muri yobokamana uwe mukuru mbere yuko ujya kumenya Imana ufite aho uyimenyera buriya ntabwo ushobora kuvuga ko uyimbwira ufite uyikubwira barayitubwiye we uri kumva ufite uyikubwira rero burya no kwitwa umukristo hari n'izindi ugomba kuba ufite byawe risanzwe uri kumva rero impamvu iyo mirongo igora abantu kuyumva wagiye usobanura impamvu zitandukanye none kuri uyu munsi ku kibazo cya Mutabazi hari n'utundi details tutagiyemo uburyo yiyanditseho pike ntitwagiye uburyo yasohowe mu nzu kandi byose byagiye kuri social media kuje ni iki ushaka kuvuga yibrandinze yabaye mu apostle utinyutse uhumutse
ukorana n'itangazamakuru akanarikoreramo kubera ko yagiye aba hosted ndetse agatanga ibitekerezo bitandukanye muri za economy sinzi ibitabo yanditse akajya bivuga African ntabwo afite ibitabo yanditse noneho rero kuba yanditse PK bikavugwaho ya PK Panaka yaranditswe mu mutwe we yandikiraho akoresheje umukwaferi azi impamvu yabwiye ngo yandikiraho gutya ashobora kuba yaratanze amafaranga menshi byavugwaho rumwe restaurant biti no muntu yishyireho design mu mutwe we nabyo se Apotre ni bitorero rye ribyemera cyangwa discipline mbo aho bari byemera mbo cyakora hajemo ikintu cya discipline nese nta bari byagusenga bafite tatouage kuko ubundi urabizi ko mu madini ikintu cya doctrine na discipline ari byo bintu batajya bahuza cyane doctrine ni imwe urumva doctrine kuba mutemera ibintu ko tubyemera mpindutse umwanzi wawe kandi tuvuga ko umugabo dukorera umwe ari umwe ari Kristo ariko babikoresha bibiri yimwe kandi bibiri ntago ari byinshi bibiri nyine nimwe ariko bayirwananana bayirwanishanya bivuguruzanya babura kwemerana ari Bible imwe ubundi si ijambo ry'Imana ryari rikwiye kuba urujijo ku banyamadini kandi riri clair uri kumva cyakintu wazakoze idini rimwe iriheze ry'Imana njyewe se mfite iyo capacity nzakora idini aya nta Imana nibona ko ngiye kubikora nyine ubwo izanyu urakoze cyane harimo za PK yanditse bivuga ntibyavugaho uburyo umwe yego we afite ko yabyivugiye yavuze ko ari urukundo agaragariza perezida mu mazina yombi Paul Kagame ni na abbreviation ni nacyo kizwa ariko nicyo giteretse mu bantu sawa ariko mu gifaransa muri francophonie abbreviation wayikoze abazi impamvu ayikoze anayivuze byababyo ko n'ibitekerezo bye ariko uyibona hatabaye kudefanda ntabwo nkanjye wabwira ngo ndabyemera ntumvise ko abivuze ntabwo nahita mwemera ko ari byo yego ndabeshya se yego yes ariko nta nubwo utegetswe kwemera nta nubwo mbitegetse ntitwazwa n'ubitindaho kuko nta nubwo cyanyemeza ibi afite ibitekerezo bye ni ibiki yego nta nubwo byemere gutyo yego gusorwa mu nzu kwa Apotre Mutabazi waruvuze nyirinzu byarangiye agiye mu itangazamakuru rimwishyuriza itangazamakuru ntiryishyuza sinzi itangazamakuru ryaba rihindutse urwego rundi rwa avoka ubugenzacyaha urwego rw'ibanze mu mitegekere yayindi centrale n'ubundi y'igihugu ese ubundi utekereza ko ari mpamvu ikibazo cya Mutabazi cy'inzu cyagiye mu itangazamakuru kandi twese ibyo bibazo duhura nacyo ariko ntibivugwe nuko abari bamukodesheje basanzwe bamubona mu itangazamakuru bagashaka ngo abanyamakuru bamumenye ko yambuye ariko mu by'ukuri abantu bose iyo nkuru irenda kuva hirihe somo rero sasa ku gice cya religiyo cyangwa irenda kwangiza iki nimba gihari mu gice cya byarapfuye hose haba ari kuri Mutabazi byarapfuye mu rwego rw'iyobokamana haba no kuri aho ugiye kubitangaza nyirinzu byarapfuye kuko buri wese afite aho asengera ntabwo abantu basenga bagomba gushyirana hanze kuri urwo rwego nta nubwo icyitwa ubwambuzi ntabwo cyemezwa kitemezwe n'urwego rubifite ububasha ntabwo wakwita Mutabazi ngo warambuye kuko nta rwego rugaragaza ko rwabimushinjije rukanayimwemeza ashobora gutinda kwishyura ashobora no kuyabura akajya kuvuga reka ntange ingwate murimo wanjye muvandimwe ngwino buriya nandi hano ariko buriya nasimbura aya mafaranga yawe nakishyura muri ubu buryo ibyo ntabwo tubijyamo kuko ntabwo ari ibirego byatanzwe hanyuma ngo habeho utsinze n'utsinzwe c'est ça
ntabwo itangazamakuru ryari yagije ngo rijye kuba umucamanza byamenyekanishije ikibazo ahubwo ni hariya kumenyekanisha ikibazo cyari gihari cyari kinazwi cyanahaye abantu ikibazo kitareba rubanda ahubwo cyageze ku rwego kitagomba kugeramo kubishyikire nabyo ubu nawe ntubuze ikibazo kiri personal waba ufitanye na landlord nje gusa se n'abandi uyu munsi n'abari kutureba ariko disamburira ikibazo ibibazo byacu biri privé byose suko twabizanye kuri bere ubuzima bwite abantu bashyira hanze ni Mutabazi ubwe wenyine kuba yenda uriya yagira ku rwego rw'uko avuga ngo okay ubwo jya mbona ku bitagazamakuru reka nanjye kubira abanyamakuru bantabarize nanamubuze niko numvise bivugwa niko yabonye ko yenda aribwo yakimurirwa ikibazo niho yabonye yakuri igisubizo haba Mutabazi yaforomye inkuru kuko baje kumushakira ahantu baje kubavugira ahantu basanzwe bamubona na indi office yenda bari kumuboneraho none iyo nkuru ya Potre ngenda garuka kuri Potre ya Potre muri cya gisata cya religiyo y'ubwo buzima butangajwe bukabwirwa abakristo ntabyo yenda kwangiza mu gice cya religiyo abakristo biri hetorero biri dini mbo nidushaka tureke kubakarasa mu idini twebwe ku domaine christianisme irimo amadini menshi atandukanye abo bireba ababajwe nabyo birabakomeretse abo bitareba batanabajwe nabyo ntacyo bibabwiye none mu bijyanye n'ibyo yarategerejweho mu gice cya religiyo ibyo yarategerejweho kubagabura cyangwa kuba turi ku ntumwa y'Imana turi ku ntumwa y'Imana nubwo twayanarije no muri ya politike yindi ibyategerejweho ntabwo bitanga umusaruro mu babimutegerejeho kuko bamenyerewe ibitari nka biriya bamenyereye Bibiliya babwire Ezekiel babwire ibitabo cy'umuhanuzi Ezekiel umuhanuzi mukuru babwire ibitabo bya Mose babwire ibitabo bitandukanye bya Bibiliya babisanisha n'ubuzima ubundi babwire Kristo nyawe noneho ntabwo bari byemera ntabwo babyemera kuko ariko uwo Kristo nyawe nyine niba witwa intumwa y'Imana koko niwe wagakwiye kuba ari impamvu yo kuvuga kwawe na declaration ni nawe fondation no tuvuga ukuri kwa Bibiliya ubu turi mu kuri kwa Bibiliya niba uri apotre ukaba uri intumwa y'Imana ikintu wari ukwiye gukora dufite misiyo yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wadutumye za ntumwe tukabugeza ndetse no mu mahanga yose no ku mpera y'isi Yesu yakoze declaration ati nazanywe no kubohora imbohe kuruhura abarushye n'abaremerewe gutangaza umwaka umwamagiriramwe imbabazi ubundi nyine tabatwa n'amategeko kutayimbata amategeko niba ko kuvuga kuri intumwa y'Imana ukaba udasa na Kristo mu mvugo no mu ngiro ari wagutumye harimo akabazo ntabwo beraza kuri Mutabazi wenyine rero reka nuko ari we yatubera urugero rwiza rw'ikiganiro cyacu kuko yari dekaraye okay biraza kwa apotre na bishop batandukanye mu migirire yabo ariko ku icyadekaraye ndashaka ko iki kiganiro cyacu ubutumwa bukirimo budahinduka ubwa Mutabazi gusa yego niyo mpamvu tugenda tuyibaransinga Mutabazi hari igice yagize mu ubwenge abandi batagira yiyerekanye uko ari ariko abandi batwihishamo nabyo navuze kuva kare urankuruye nagukuriye kuva kare abandi batwihishamo ariko byose abishyize hanze ntabwo n'abana bandika amatitire yaravuze ati noneho njyewe nduyu mumenye gutya nejo bundi yakoze declaration nta nubwo ikibazo yadekaraye kirazamo nk'ikibazo yego ntabwo kiza ari ikibazo menya ngo uyu mutwaro kuki abantu babuhinduye uwabo burasinka Mutabazi bagakwiye kuba byikoreye cyane navuze amadimension ibyiciro by'imitekerereze ibyiciro by'abantu niko duteye yego ntabwo nakucyana nawe muri taxi ariko sinitegeko ko abantu bose bumva ibintu kimwe nta nubwo twaba turi n'abantu parce que l'homme varie ese Clement wenda tutaza no gutinda ndashaka kukubaza wenda ibyo yikoreyeho byose iby'inyogosho ibyo kwandika mu mutwe nubwo hari cyanditswe nasomye mu kuva mu gutegeka kwa 2:14 kibango muri abana bo witeka Imana yanyu ntimukiraburishe kwikeba ku mubiri haba no kwitegera ibiharanjongo wapfuye wenda gifite sinzi nimba yakoze ibiharanjongo sinzi nimba twenda kubihuza ariko umwuka aramuyobora na wenda alright ubundi reka nkwereke sasa ikintu kiriho kindi gikomeye ntabwo twaje hano gukora declaration wenda yo gutangaza ko Mutabazi nta makosa afite mu gice cy'iyobokamana
kuri ya myemerere basanga mu ya religion cyane ishingiye ku ijambo ry'Imana ntitwaje no kumushyiraho itaka cyangwa kumucira urubanza ariko kuri iyi situwasiyo ye hari igice cy'abantu biyita b'Imana cyangwa abakristo bagenzi ba Mutabazi bamubonye mu kibazo baba abafatanyabikorwa beza mu buryo bwo kwamamaza inkuru mbi ya Mutabazi. Muri iyi analize yacu reka wenda tuze gusipoza ko Mutabazi ari intama yavuye mu ruguri ikagenda koko yego ndasipoje supposition reka dusipoze ko Mutabazi ari intama yavuye mu ruguri igasiga umushumba nyine wenyine nazazi 99. Ese none dusoza ndashaka kumpa close cyangwa tusangiye iyo close kuri iyi ntama tugize amahirwe kwivuye mu rwuri ni iki ntama ngenzi zazo zagakwiye kuba zivuga cyangwa gikora nakoze kuri iki kibazo urugero rutandikwa intama Apotre Mutabazi ntago ku rwego intama ahubwo ku rwego rw'abashumba ubwo rero ni nabashumba bagenzi be baragirana intama titiri dukombina duhuriyeho twese nuko turi abakristo kuko ni intama rwose iyo ugeze ku ntama cyangwa abakristo intama za Kristo kuko ushobora kuba nuwo wita umushumba atari we reka tumwite intama ntaci nsuku umupfobya suku umumanurira dimansi oya muri make kuko igenza ari ubukristo n'ubundi ari nayo titire ikomeye izatu Mutabazi Apostle Mutabazi Kabarira nawe ubwe atekereza neza cyangwa ashobora kwibaza akisubiza yuko ubwo buryo bwashyize confusion cyangwa se bwatumye abantu bitiranya wari we nibyo yakabaye akora ibyo byabizi neza muri dimension nzatekerereza yego iyo close igeze Mutabazi akora ibyazi niko wavuze yego zindi ngenzi ze niba we dusipoza ko yaba yarataye umurongo izi ntama zakabaye zijya kumuzana izi ntama zakabaye zijya kumushaka zikamuganiriza izi zakabaye zijya kumushaka zikamuganiriza izi ntama ngenzi ze ziyizeho kozo zifite undi murongo mwiza kumurusha cyangwa zitatani ziyizeho kozo zitaratana zikaba zitangaza bikubiye mu murongo bashaka kwagarukamo ariko ziyizeho ko zitaratana uyu munsi 70% siyo image iri muri social media ahubwo umuntu wese umushumba mugenzi we umwapotre mugenzi we umubishop mugenzi we umupastor mugenzi we agaze kuri yako tivuga ngo nubundi nikigende cyari cyaratunaniye uretse gaki cyabananiye heheze uretse gaki abo bose bamukomanta gusara ba apotre ba bishop na pastor nabose bamukomantaho intoki zimutunga urutoki bamutunga barebe nizi zimureba zibareba yego sibyo barebe ese twe nta bintu dufite mu bwiru muri rya kambere dore ko turi no mu kambere gospel talk nta bintu twe dufite bitari cyashya ku buryo social media ibinyeganye nawe ubwe Mutabazi abasubisha yabavumbukana akabashyira kuri sambara ku karubanda ishyaka ryo gukandamiza Mutabazi bafite rishingiye ku ishyaka ryo murimo w'Imana cyangwa ni complexe d'infériorité one kamvuge ya myumbi ya dimension yego ibintu bavuze nabyumvishe cyane niyo mpamvu nagwaye imikoro uyu munsi ati vuga urakayihorana gira mikoro merci one aho niba biterwa na complexe d'infériorité icyo ni icyambere sinshaka kuza kubitwara development ikabiri complexe d'infériorité ese nabiterwa nuko bari munsi ye n'imitekerereze mu myumvire no mu mitekerereze icya kabiri ese kuko bafite ishyaka ry'umurimo w'Imana cyane ku buryo babona Mutabazi kugambanira ubutumwa bwiza bikabababaza cyo ni cya kabiri turi kubanariza banabo bano bagenzi be ba Mutabazi gatatu ese ubona ishyashya hamwe waruvuze baraboneye kandi baratunganye urwego nabo nta byabo byajya hanze kuko bitarajya hanze bo yego baracyarabera baracyari shyashya bagizwe bera n'ubwiru
aba bantu b'abapotere n'ababishop n'abapasteri bamenye ko bishyize ku rwego buri wese abareba n'ababibitse babishyira hanze anytime babishakiye. Nyine nibyo nakubwiye ngo social media ikintu irimo iradufasha muri iyi generation ni ukwagura ibyo twari ibyo tutaramenyekana. Icyo ngicyo nicyo namaze kukubwira. Maze kuvuga puwe 3 enye ni iki Bibiliya cyangwa ijambo ry'Imana rivuga ku kijyanye no kugarura intama imwe yavuye mu 100 agasigara 99. Umwungere ubwo yazibonaga byagenze ute? Yarwanye ishyaka. Dore iyi ntama yacu yaducitse, iyi Mutabazi muri ya position yanjye sibyo, iyi ntama yacu yaducitse, aho kugira ngo turwane ishyaka ryo kuyigarura mu rwuri ngo igarukemo isanga izindi 99 zasigaye, ahubwo niba yavunitse kuguru kumwe ikintu intama ngenzi zazo ziri kuyikorera ziri kuvura no kuzima kwari gusa. Ako se tukiraho kuki icyo nicyo, ariko mfa kumenya ngo iyi ntama twasipoje doko position turabyemerewe intama yavuyeyo. Yes, ariko kumenya intama ko yavuyeyo birasabana none ubundi bushaka ubundi izindi mbaraga zo kumenya ikitumye ihava ivanwe niki. Ese ko kubundi yahavuye reka defend intuza yawe, reka ngo ibishobora gutuma intama iva mu rwuri. Icyambere shwa kwa yishwe n'umwumo kubura amazi, umushumba mubi, ikaba ifite umushumba mubi, ikaba itabona ibyatse ibyo kurisha nyine. Ibyo ni ibintu byose bishobora cyangwa ikayibona ntinyurwe cyane rwose, cyangwa ikaba itishimiye urwuri irimo. Ariko niba yahinduye urwuri ikajya mu rundi, ngira ngo ibyo bintu bifite ingaruka kuri we kuturusha. Ngira ngo ntibyakakwiye kutubuza gusinzira. Byagira ingaruka kuri we nziza cyangwa mbi kuturusha. Kurusha abashobora none kuki kibazo cya Mutabazi cyahindutse umutwaro ku banyamadini? Nuko Mutabazi ku banyamadini ntabwo bamwumva kuko n'ubu asanzwe akoresha imvugo n'imiterere kuri social media itandukanye niyo basanzwe bafite. Kuko we bafitiye kudashaka kujya mu itangazamakuru. Wane bafitiye yagakwiye kubavuga ute ku buryo bamwumva? Wavuga nkawe agatekereza nkawe, none akavuga ibyo badashaka ko wavuga, kandi badafite uburenganzira n'ububasha bwo kumwoza ngo ceceka, kuko ni apotre. Yego, apotre ntavuguruzwa. Yego. Ubwo rero tubonye muri iyi situation ko ni intambara z'abapotre, ahubwo ni intambara, ahubwo yakereye intambara hagati y'abagenzi. Yazikirera cyangwa no bakazikirera kuko bakabe baceceka bakamureka akirwariza. Ahubwo se buriya kuva ari intama ibacitse burane bagakwiye kuba nitwagakwiye kuba turi kumvikanyarira kumva turi kumva mu misozi yo gusenga ikanyarira. Byemeye kujya ahantu gusengera ahantu hatemewe. N'urugero nanze ese ikanyarira kujya mu kiba cy'amasengesho. Nitwagakwiye kuba turi kubumva batarya batanywa biyirije kubw'intama yabo yagiye kugira ngo barebe ko yagaruka mu rwuri. Ngaho ngo babwiye gutyo, ngaho nibagenda no kuyikandamiza. Nibagende baje gusenga bazana ibisubizo by'Imana turebe. Murabone ariko simwe. Ngaho ngo ko si bose. Ndagushimiye cyane wowe wabanye natwe kuri Evangeliser le Monde. Ikiganiro ni Kambere Gospel Talk, ni Clement Bagema hamwe na Bikemu. Ndagushimiye wibanze cyane ko dukorana ikiganiro mu gitagazamakuru Evangeliser le Monde, ariko wibanze cyane mu kumpata ibibazo. Nanjye niyarangije mu buryo bwose kubisubiza, nubwo byo nsubije bitari hamwe. Kandi iki kiganiro cyari ikiganiro nyungurana n'ibitekerezo no ugamije kwigisha, gishingiye no ku bitekerezo byacu, gishingiye no ku bitekerezo tubibona, dutangaje ibintu uko tubibona nuko tubyumva mu gice cy'iyoboka mana, nubwo hajyazamo ama aspe menshi ayako no kubereka imirongo migari twasasiraga ikiganiro cyacu kugira ngo muri domaine ya buri muntu wese abashe kuza kucyumva n'urwego arimo. Rwose ibi bintu dutangaje n'ibitekerezo byo ku giti cyacu n'ibitekerezo byacu nk'abanyamakuru, kandi ibitekerezo buri wese n'umuntu dukurikiye ndashima ko afite uburenganzira bwo gutangaza ibyo ashaka. Niyo mpamvu nabajya kuvuga kuri Mutabazi, apotre Mutabazi ikabarira bajya gutangaza ibishingiye ku bitekerezo byabo, kandi nabo bashingiye ku byasohotse na nyirubwite yivugiye. Duhaye rugari n'abantu baza gusesengura ibitekerezo byacu tumaze gutangaza. Batange commentaire. Ni byiza ko u Rwanda dufite umudendezo wo ku expressinga
uko twumva droit d'expression yo burenganzira bwo gutanga ibitekerezo byawe cyane mu Rwanda kandi mbona bigenda bifasha society. Reka tubashimire, mwakoze cyane cameraman, urakoze cyane bana, ntago baje uko yakiriye bakamera none akunda kuvuga. Ubyumvise gute ikiganiro wowe? Ubyumvise gute? Amfite kino kiganiro dukoze twari dukwiye kugikora kuko kiziye igihe kuko ni igihe abantu bibaza byinshi. Witeguye ko mutabaza byakira hari abantu baza kubyumva mu buryo butandukanye. Ni nayo miterere y'abantu, ni nyine simba iveba, ahubwo tugize ibyago muri iki kiganiro abantu bose bacyumva kimwe. Tugize ibyago njyewe n'ibyago kuri twe. Oya ntabwo bakumva kumva kimwe kubera ko twavuze byinshi bitandukanye. Naho uko Mutabazi aza kucyakira tukimaye nk'impano. Yego. Tukimaye nk'impano. Uranshimira ndagushimira. Dushimirane. Ndubanza. Ngenda gushimiye cyane. Kandi nzahora gushimira. Turi turi kumwe ibiganiro byacu nakagaruka. Ikiganiro ni Ikambere Gospel Talk kigiye kujya gihora cyane kuri Evangelism Monde TV. Ikambere no kubagira yo nyine kuri yo tukazana ya makuru rwose. Muhumure turi kumwe, bageze ibintu byiza cyane. Merci beaucoup Bikem. Thank you too, welcome. Igeza kuri mwese kandi turabakunda. Bye bye.